uravaho ukajya he? Itangira igice cya 16:8. Aramubaza ati, Hagari muja wa Sarayi, uravaho ukajya he? Aramusubiza ati, Mpunze mabuja Sarayi. Iyo Imana igufiteho umugambi, iba yitaye ku kintu cyose kijyanye nawe, uhereye ku bantu mugendana, ahantu utuye, imyenda, wambara n'ibindi. Hari Abakristo benshi batigira batekereza kuri iri jambo rivuga ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge. Bagenda uko bashatse, bajya aho bashatse, bakora ibyo bashatse, bakambara uko bashatse n'ibindi. Mu by'ukuri abo si Abakristo nyakuri nubwo ariko biyita. Umukristo w'ukuri yemerera Yesu akaba umwami w'ubuzima bwe, akagenga ibyo akora byose. Hagari amaze kubabazwa na Sarayi yaramuhunze, ariko ageze mu nzira marayika w'Uwiteka aramubonekera, maze amubaza iyo ava n'iyajya. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu butayu, ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri. Aramubaza ati, Hagari muja wa Sarayi, uravaho ukajya he? Aramusubiza ati, Mpunze mabuja Sarayi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, subirayo kwa nyoko buja, wemere ibyo akugirira. Itangira igice cya 16:7-9. Iyo Imana ikubaje ikibazo, si uko ibishaka amakuru kuko izi byose, ahubwo ibigira ngo urusheho gutekereza no gutega amatwi icyo ishaka kukubwira. Hagari yasubije ko ahunze nyirabuja, nubwo atigeze avuga iyo agiye. Birashoboka ko yari apfuye kugenda atazi iyo ajya, kubwo kunanirwa kwihanganira ibyo nyirabuja amukorera. Hari abantu benshi kubwo kunanirwa kwihangana bakunda kugenda batazi n'iyo bajya, bagahinduka inzererezi. Iyi si ni isi y'urugamba. Iyo utiyemeje kurwana ugatangira guhunga, uhinduka inzererezi kuko aho ugiye hose urusangayo. Hari abahindutse inzererezi mu ngo kubwo guhunga intambara zo mu ngo. Hari abahindutse inzererezi mu matorero kubwo guhunga intambara zo mu matorero n'ibindi byinshi. Benshi muri bo usanga icyo bahuriye hari kimwe, ni ugutinya intambara no kuzihunga, bashakisha aho zitari bakahabura, maze bagakomeza urugendo rwo gushakisha icyo batazabonera mu isi. Marayika w'Uwiteka yaramubwiye ati, subirayo kwa nyoko buja, wemere ibyo akugirira. Mu yandi magambo, yaramubwiye ko igisubizo atari uguhunga nyirabuja kubw'ibibi bamugirira, ahubwo ari ukwicisha bugufi akabyihanganira. Kwihangana ni umuti w'ibibazo byinshi byugarije isi. Kwihangana bisa n'ingo, bikubaka imibanire mizima mu bavandimwe, bigakuraho inzangano zijya ziba karande mu bantu. Ibibazo byinshi biba mu bantu usanga ahanini biterwa n'uko habuze ubasha kwihangana. Impamvu yabyo akenshi ni ubwibone buba mu mitima y'abantu. Buri wese ashaka kundi ari guca bugufi, bikarangira habuze n'umwe, imibanire ikananirana, hagakurikiraho gusenyuka kw'imiryango, gutana kw'abantu n'izindi ngaruka nyinshi zituruka kuri ibyo. Yesu yatwise abasirikare be, kandi ikiranga abasirikare nyakuri ni ukwihanganira imibabaro y'urugamba. Yadutumye guhindura isi, kandi ntidushobora kubibasha tutize kwihangana. Abatihanganira imibabaro y'isi bahinduka indakare, abashaririwe cyangwa se n'abagome, ariko ababasha kuyihindura ni abihangana. Hari benshi bavuye aho Imana yabashakaga kubwo kutihangana, kandi benshi Uwiteka ashaka ko basubirayo bakihangana kugeza bahahinduye. Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe. Petero 2:15. Dusenge. Mwami Yesu, nshoboza kwihanganira imibabaro ncamo, mbashe guhindura isi nk'uko wantumye. Mu izina ryawe Yesu. Amen.